Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, gukomeza uruhare rw'imiyoborere y'Ububiligi mu macakubiri mu Rwanda, nk'uko tuwabisobanuye mu gice twise intandaro y'amacakubiri ashingiye ku myandikire y'amateka y'igihugu cyacu. Abanyaburayi cyane cyane abihaye Imana baje bigisha abo basanze ku buyobozi bw'ibihugu bajemo ko nta sano bafitanye n'abo bayobora, ko bazi ubwenge bwo gutegeka kurusha abandi kuko babivukanye n'ibindi byinshi. Kubihaye Imana usanga byari mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza y'umuyobozi w'umuryango w'abapadiri bera. Muri ayo mabwiriza nk'uko tubisanga mu gitabo cyanditswe na Augustin Nduwayezu, akaba hari aho yagiraga ati: ikizatuma abo batware babakunda ni ugukomeza ubutegetsi bwabo mukabushimangira, mukabaha amaturo abashimishije, mukabigisha ko idini mubigisha ishyigikiye ubutegetsi bwabo, kuko aribo bategekera Imana ku isi mu byerekeye umubiri, pouvoir temporaire. Bigaragara ko abihaye Imana bari bafite impungenge zo kubona abayobozi benshi, maze basanga uburyo bwiza bwo kubigeraho ari ukwiyegereza abo basanze bayobora ibihugu bagezemo, maze bafasha abazungu n'abakoroni bagenzi babo guhitamo politiki igendanye n'icyerekezo bari bafite. Ni muri urwo rwego politiki yose abakoroni babaga bagiye bashyiraho, dore ko aribo bari bafite ubuyobozi bwose bw'igihugu, kuko n'ikimenyimenyi mu 1931 bakuyeho umwami bakamusimbuza umuhungu we, kuko babonaga ariwe wahuza nabo muri gahunda zabo. Babanzaga kugisha inama bihaye Imana. Inama abo bihaye Imana rero bagiraga abayobozi wasangaga zivangura abanyarwanda, zigaragaza ko hari igice kigomba kwitabwaho kurusha ikindi. Urugero rufatika ni urwo dusanga mu ibaruwa Musenyeri Classe yandikiye visi guverineri Mortehan, tukaba tuyisanga mu gitabo cyanditswe na Dolakjer, aho agira ati: niba hari icyo twakora gishoboka mu rwego rwo gushakira inyungu igihugu, imbaraga z'iterambere ziri mu rubyiruko rw'abatutsi, ku buryo umuntu wese uzi u Rwanda atazirengagiza, bafite ubwenge, bifuza kumenya ibiturutse i Burayi, bafite imbaraga kandi bazi neza ko imico ya kera nta gaciro igifite, nyamara bakamenya kuyobora neza nk'abasekuruza babo n'ubushobozi ubwoko bwabo bufite mu kuyobora. Abo bana nizo mbaraga z'ejo hazaza mu bukungu bw'igihugu. Uramutse ubajije abahutu niba bahitamo kuyoborwa n'abakene cyangwa abakire, igisubizo si icyo gushidikanyaho. Guhitamo abatutsi kubera impamvu ubuyobozi bwarabuvukanye kandi bazi kuyobora neza. Iryo banga ryatumye bafata igihugu kandi bakabasha kukiyobora. Ubuyobozi bw'Ababiligi izo nama barazikurikiza, maze abana b'abatutsi babagenera amashuri yabo yihariye. Ubwo umwanditsi twavuze haruguru abivuga atya: ubuyobozi bw'Ababiligi bwinjiye ku buryo busesuye mu bitekerezo by'abihaye Imana. Ubuyobozi bw'Ababiligi bwinjiye ku buryo busesuye mu bitekerezo by'abihaye Imana Gatolika, maze bashyiraho politiki y'uburezi bwihariye kandi bumeze neza ku bana b'abashefu n'abandi bantu bakomeye ibwami, ndetse iyo politiki barayishimangira. Ni muri urwo rwego hashinzwe ishuri rya Astrida Butare ryakomokaga kuri Nyanza. Iyi foto igaragaza uwo mugabo Mortehan, wabaye rezida w'u Rwanda, wakundaga cyane gushyira mu bikorwa inama yagirwaga n'abihaye Imana.
uyu mugabo George Mortehan ifoto nomero 6 Perezida George Mortehan wayoboye u Rwanda mu gihe cye yazanye impinduka zagize ingaruka mbi mu mibanire y'abanyarwanda. Uyu mugabo George Mortehan yabaye perezida w'u Rwanda kuva mu 1920 kugeza mu 1923, arongera agaruka kuva mu 1926 1929. Uyu ni nawe wakoze impinduka zikomeye mu miyoborere y'u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi. Ubwo yaragarutse mu 1926, ubwo yaragarutse mu 1926 yakoze impinduka zikomeye zanamwitiriwe Réforme Mortehan. Akenshi mu mikorere ye ya buri munsi akaba yaragirirwagamo inama na Musenyeri Classe, nawe ugaragara ku ifoto ikurikira. Musenyeri Classe wari umujyanama ukomeye w'abakoloni b'Ababiligi mu Rwanda kugeza yitabye Imana mu 1945. Ubw'uyu mugabo ngo yabonaga imbaraga z'igihugu ziri mu rubyiruko rw'Abatutsi gusa. Iyi myumvire ye yaje gushyigikirwa n'ubuyobozi bwariho icyo gihe yagize ingaruka mbi ku Banyarwanda. Kuri visi guverineri Reichmann ngo Abatutsi baremewe gutegeka. Biragaragara ko n'uyu mugabo wari visi guverineri yari amaze kugwa mu bitekerezo by'abihaye Imana, kuko muri iyi nyandiko ye yavugaga ati: Abatutsi si ubwoko bwaremewe gutegeka. Igihagararo cyabo gituma abo mu nzego zo hasi babubaha. Ibyiza bakora ndetse n'amakosa bashobora gukora atuma barushaho kugira icyubahiro. Ni beza kandi kuba bari mu rwego rwo hejuru bituma baca imanza zitabera. Ibi nanone tubibwirwa na Augustin Nduwayezu mu gitabo cye aho agira ati: Bwana Padiri Reichmann wari guverineri generale wa Kongo na Rwanda Urundi mu nama yo mu 1936 y'ibihugu bifite za koloni, yaje gusobanurira abagize iyo nama ko yatanze amabwiriza mu buyobozi bw'ishuri rya Strida ko bagomba kwita cyane ku buryo bw'umwihariko ku bana b'abatware, bagakurikiza abana b'Abatutsi bakomeye. Yongeraho ko batagombaga kwita ku by'amanota cyane, ku butware bw'imisozi batagomba kureba impamyabumenyi yo muri Charity gusa. Umurage w'ubutware ugomba kwitabwaho nanone, kandi akaba ari ngombwa ngo abo batware bazabe bafite impamyabumenyi. Ko rero abo bana b'abatware bagomba kujya muri iryo shuri byanze bikunze. Umwanditsi Antoine Nduwayezu akomeza avuga ko uretse ubuzima bwiza barebaga n'indeshyo. Byibura umwana akaba afite uburebure bwa 1 na santimetero 40 ku myaka 16 y'amavuko. Ibyo nibyo baheragaho ngo bamenye ko umwana ari Umututsi. Ibi nabyo bitangaza umunyamateka Breckman mu gitabo cye aho agira ati: Abahanga mu by'amoko y'abantu bemeza ko itandukaniro mu miterere no mu gihagararo hagati y'abahinzi n'aborozi iterwa n'uruhererekane rw'ingirangingo ziva ku babyeyi zijya ku bana babo. Ariko nanone uruhererekane rw'imirire yahoraga ari imwe kandi itandukanye ku bahinzi no ku borozi, ifite uruhare rukomeye mu itandukaniro ry'amasura n'igihagararo. Akomeza avuga ko abahinzi batungwaga n'ibinyamisogwe n'ibinyabijumba batashoboraga kugira imiterere ndeshya imwe n'abatungwaga n'amata n'inyama. Ibi kandi byemezwa
Ibi kandi byemezwa n'umushakashatsi Jean Paul Kimonyo wo mu kigo cya kaminuza cyo kurwanya amakimbirane, aho agaragaza ibivugwa n'umushakashatsi w'umufaransa Dominique Franche, aho yerekana ko imitandukanire mu gihagararo, intoki, amazuru ndetse no ku ruhu byaterwaga n'uko abanyarwanda bakoraga imirimo itandukanye kandi n'imirire yabo ikaba itandukanye. Nk'uko twabibonye, ishuri ryabanje mu Rwanda ni iry'i Nyanza mu mwaka w'1907, ndetse uwaribanjemo ngo akaba ari Musinga, yiga gusoma no kwandika ndetse yiga n'igiswahili gike n'amagambo make y'Ikidage. Byabanje kuyoborwa n'abapadiri, nyuma yiza kuyoborwa n'umuzungu bitaga Sebiziga Defawe, nyuma nanone riyoborwa n'umuzungu bitaga Bwanakweli Linert. Iryo shuri ryari ryarashyiriweho kwigisha abana b'abatware, abamaze kumenya kwandika no gusoma ndetse n'igiswahili bagatangira gusimbura base. Umwanditsi Lindena avuga ko iri shuri ryafunze imiryango mu 1935. Mu 1929 hashinzwe iryo mu rwego rwisumbuye i Butare ryitwaga Charity, kuko ryashinzwe n'abafureri b'urukundo, Frères de la Charité. Ubu rikaba ari Groupe Scolaire Officiel de Butare, rizwi ku izina ry'Indatwa n'Inkesha. Muri iryo shuri, ishami ry'ubutegetsi ryashyirwagamo abana b'abatware gusa. Jean Masindayigaya mu gitabo cye abivuga muri aya magambo: Abahutu bari bemerewe gusa kwiga mu mashuri y'ubuvuzi, ubworozi ndetse n'ubuhinzi, naho ishami ry'ubutegetsi rigaharirwa abana b'abatware n'abandi batutsi bakomeye. Abahutu batagiye muri Charity bakajya mu maseminari. Uyu mwanditsi kandi anagaragaza ukuntu n'abahutu bari bemerewe kuyigamo bari bakeya cyane, haba mu Rwanda haba no mu Burundi. Iyi mbonerahamwe ikurikirira bigaragaza. Imbonerahamwe nomero 3, uko Abanyarwanda n'Abarundi boherezwaga mu ishuri ry'i Butare. Mu Rwanda, mu mwaka w'1932 hoherejwe abatutsi 28. Mu mwaka w'1932 muri uwo mwaka nyine abahutu abumwe, abatazwi ubwoko nta numwe, bose hamwe bari 29 boherejwe. Muri uwo mwaka tuvuze haruguru, umututsi yari umwe woherejwe mu Burundi, abatutsi 8 baroherezwa, 16 baba baganwa, abatazwi ubwoko n'umwe, bose hamwe ni 26. Bose hamwe mu Rwanda no mu Burundi muri uwo mwaka 1932 boherejwe ni 55. Mu mwaka w'1933 abatutsi bari 11 boherejwe mu Rwanda, mu Mahutu ari nta numwe, n'abatazwi ubwoko nta numwe, bose bakaba 29. Mu mwaka w'1933 abatutsi bari nta numwe boherejwe i Burundi, nta numwe w'umuhutu woherejwe n'ubundi, abaganwa baba 9, abatazwi ubwoko nta numwe, bose hamwe baba 9, bose hamwe mu Rwanda no mu Burundi baba 20. Ijanisha bose hamwe kuva mu myaka kugeza mu myaka y'1956, ijanisha ryose ryari 96.0%. Ni benshi batandukanye bazagira amahirwe yo kubona iki gitabo, wenda bazabyisomera neza kuko n'imibare myinshi igiye itandukanye. Iyi mbonerahamwe yavuye mu gitabo cyitwa Ubumwe bw'Abanyarwanda mbere y'Abazungu, igihe cy'ubukoloni n'igihe cya Repubulika ya mbere, Perezidansi ya Repubulika, Kigali, Kanama 1999, urupapuro rwa 64.